ngiye no muri telefone yanjye ayo mazina nakongera nkayabona. Iri rya mbere ryari Julienne Kabanda. Harya mu bantu barindwi bari barimo babiri mvuze, harimo Julienne, harimo n'uwo Akimu n'abandi batanu, kuko ndabizi ko nashyize abantu bagaragara nk'abahanuzi. Umuntu navuzemo utagaragara nk'umuhanuzi ni Julienne wenyine. Pasiteri noneho ngiye yaje ambwira ibintu bya nyabyo, sinigeze makana yuko ubuhanuzi bwari fake. Yaje ambwira ibintu bya nyabyo byabaye, nzi neza yuko ari byo. Ndavuga this person ashobora kuba afite imana. Urumva ngiye numva yuko ari umuntu w'ukuri, ariko bigeze on that point ambwira ngo ninzamure, ndamubwira no, ngiye ntago bikunda. Izo message nushaka nzishireho, zishyireho. Noneho dutangira sasa kuganira, tuganira nyine kuri video ko ngiye kubona mbona ntago hano ndi gusebanya, ndi imbere y'Imana, ibintu nabisubiramo n'Imana no mu ijuru irabizi. Sasa noneho ikintu cyaje gukurikiraho yarampamagaye video ko none ngiye kubona mbona tuvugana umwanya munini, niba ari iminota wabonye iriya 20 ninga ibyo wasomaga nabyumvishije muri iyo minota 20 nigo twavuganye umwanya munini. Iyo minota yose yayimaze ari kwikinisha. Ati kuko yambwiraga ibintu exact nanjye niyize. Kuruva yamubwiraga ngo ibibazo afite mu mutwe. Yamubwiraga wamenye timing yabyo. Yabimubwiye juste kuri telefone. Imbaraga zaguzwe harigeze zishiramo noneho ndashaka kumenya niba zazi igihe ari cyazari zashizemo. You just tell me. Zari zikirimo. They are my friends. Neze mbigire gute? Kuko urumva ngo yageze nubwo amubwira ngo afite ikibibi inyuma ku kibuno, kandi koko ngo umukobwa aragifite. Urumva ibyo yamubwiraga byari byo. Niyo mpamvu yavuze ati ntago ubuhanuzi bwe mbuhinyura. Zari zikiri full charge. Ako nubwo cyo nshaka verifya ndacyumvise. Bwa mbere mbyumva nabanje kwishyiramo yuko ari we provokinze. Kare we wasabye abo ba masava nyine kumukoraho saga, bakavuga yuko yabakoze ibyo. I knew it for a fact ko yabikora. Gusaba yuko avugwa nabi muri media. Kuki umuntu ukoreshwa ibitangaza nkawe uhanura agasoma nimero z'ama ID? Yigeze asoma nimero z'ama ID one day. ID uzumubare biriho 10 n'ingahe? 17 ahari. Ni hatari ni 6 hapo. Urumva amavuta asoma ID z'abantu 5-10. Ntago yasoma bari mu itorero bose. Uwo agasoma nk'iz'abantu 3 cyangwa 4. Sinabwiye se katasoma iz'urusengero zo rwose. Amavuta yatashiramo. Waba uri kumara, waba umeze nk'ufashe imodoka ukayaxerera cyane mpaka essence ishize mu gusa waba uri mu biki. Muravuga ibiki ko hari umwapotre w'umumama muri iki Kigali w'umukubanyi, ariko nashaka kuzabivuga. Kabiri ni hanangirije umuntu wese uzabimenya kuzafata mikoro akabivuga mu mazina yabyo. Ndamwenangirije kuko umwuka w'Imana ndimanyemeza yuko nubivuga bizakugwa nabi. Reka umuntu w'Imana umusengere nawe arwane niyo daimon abanye nayo. Ko harimo abantu benshi bamushinje ibi bintu. Ndivuga ngo we abiprovokinze ko bijya hanze. Reka kubikubwira n'ikintu kimwe n'ibindi n'ikindi. Wagashaka ko bijya hanze. Ariko akaba yabaze ikintu cya mbere ndahinduka trend. Ku buryo n'igihe cyankora inkuru already ubaye izina riri trend. You are close to be a brand. Kwasinyungu ku mupasiteri ni ihe ko. Tugende gake. Abaye umupasiteri wigisha gukiranuka gatono kanini nakumva kari igihombo. Ariko umuntu wigisha ngo byose yarabirangije. Already abantu bazi we ngo bahanure bazi ko wigisha ngo no. Niyo naba naraye ndi kubikora nta kibazo. Sinzi nimba kumva ikigiri. Simone iyo analize ndikora uri gushaka kuyo. Yarabirangije byose. Umuntu utanga message bango yarabirangije. Kujya kumwamamaza ngo hari ibintu yakoze. Nta gitangaza kibiri. Nta cyuburi kumusenyera reka mvuge gutyo. Kuko nubundi abantu baza kumureba bazi karizo iyo message yigisha. Muri mediari muto ariko muto cyane. So noneho rero urabona yuko target ye yagezweho. Every media is talking about him. Every media is talking about him. Niyo ya target. The target was that. Buri wese araza kuvuga kuri iyo saga ariko atazi ko ari kuvalidatinga the anointing. Kandi uwo nguwe nicyo kinakeneye. Ese urumva umuntu umeze gutyo wikinishiriza kuri kamera atagufata ku ngufu? Ibyo binanze kubijyamo nakuye kari nk'umwanda wa toilette, ariko numvishe mu wavugaga ngo ko twari twakundanye wowe ni muri message ni wanditsemo ko ari watose. Nananze kuvuga ibintu byo gutoha.
no kwitosa wasanga n'abari kubikoramo publicité yuko batoha kugira ngo abantu babimenye isi yose bimenye ibintu biri hanze kuri izi mbuga ndabirebesha amaso yanjye gutya ngego naketse ko babyemerewe rega buriya nkurikije abantu nzi b'abashuti banjye baguze imbaraga nageze nkeka ko byemewe kabiri nkeka yuko iyo mugiye kubareba muba mubizi ko baziguze mukamwikundira ingurano muri make ntabwo rero niyo mpamvu ntajya mbigira intambara mwabyihisemo. twimukire kuri aka kantu ka mushuti wawe Profete Akimu. Reka twumve rwose hano abantu ngo barimo bamuvuga ku ese abantu nashyize ku rutonde rw'abantu barindwi ko mbona baragererewe. Urarwibuka mbese? Ndarwibuka. Ngiye no muri telefone yanjye ayo mazina nakongera nkayabona. Iri rya mbere ryari Julienne Kabanda. Harya mu bantu barindwi bari barimo babiri mvuze harimo Julienne harimo n'uwo Akimu n'abandi batanu. I know it for a fact ntabwo yari arimo kuko ndabizi ko nashyizeho abantu bagaragara nk'abahanuzi. Umuntu navuzemo utagaragara nk'umuhanuzi ni Julienne wenyine, ndabizi neza, ndabyibuka nk'arejo nabivuze. Namazina nahita nyibuka ko nahita nibukiranya nyine muri Kigali bagaragara nk'abahanuzi ko none yagize arindwi kandi yose yari y'abantu b'abahanuzi. Harimo na ba Claude, Prophet Claude, harimo Ernest abantu nk'abo ngabo. Byari bimeze uko nguko ariko sinari mbigaruye kugira ngo tubisubiremo ahubwo unuko waramuvuze nkibuka baze urutonde rwanjye ko bari kugenda reka twumva aka kantu barukoramo akazi. Ntiwari uhari reka mbivuge ni njyewe byabayeho. Yambwiye ati nyereka amatako yawe ngusengere ugiye kuba paralize. Ati zamura. Ndangije mwereka ayo matako. Ati zamura. Ndamubwira no. No, nambwiye ati zamura ndabwira no ngi ntago ndenza hano kubera yuko wasabye. Karaho wageze ubona ari gukabira ngo ntago ndenza. Yes, yambwiye ati zamura ngubwira no. Reka mbabwire ibi bintu uko bimeze. Mw'abantu mwe mw'abanyarwanda mwiza mu judging umuntu hano. Niyo ugiye kwa muganga umuganga akubwira ati kuramo imyenda ndebe ikibazo ufite aha naha urabikora. Ku bantu rero bari mu idini basenga iyo umupasiteri noneho ngiye yashambwira ibintu byanyabyo sinigeze makana yuko ubuhanuzi bwari fake. Yaje ambwira ibintu byanyabyo byabaye nzi neza yuko ari byo. Ndavuga this person ashobora kuba afite imana. Urumva ngiye numva yuko ari umuntu w'ukuri ariko bigeze on that point ambwira ngo ninzamure ndamubwira no ngiye ntago bikunda. Izo message nushaka nzishireho zishyireho. Wait. Shiraho message mutapinga screen. Darapa. Apote nidushaka twumva ko ngako wenda ndaza gushaka handi indi video. Uyu muntu bavugaga ari Profete Akimu. Uyu numwe mu bakobwa we yatangaga ubuhamya avuga ukuntu ngo yagiye amusaba ko amwereka nyine mu bice bye by'ibanga. Harimo ababivuze ko ngo yageze nubwo ngo ajya yikinisha bari kuvugana. Ibi byose nyine ni ibyavuzwe. Arangije arambwira ati no let's be friends. Kubera aba best friend ujye umbwira ibintu byose nanjye nkubwira ibintu byose. Nambwira okay nta kibazo. Niba turi aba friends ibyo nta birabaye nta kirwaye. Bigeze nimugoroba ubwo yarampamagaye ampamagara kiri no kuri Zoom mbona ahagaze ku gatuti ko nundi yampamagaye video call. Ampamagara mbona kiri kuri Zoom ari ahantu basenga. Arambwira ati uki ntigeze nkubona kuri Zoom. Nambwira ni nahageze ariko kuko nari nyiri mu muhanda ndi busy I was driving ntago ngewe nari gushobora kwatendinga Zoom ntago byari gukunda. Arambwira ngo sawa noneho ngo reka ndangize kino kibazo cya Zoom ngo ubundi ngo ndagaruka. Nambwira yes sawa nta kibazo. Atangira no sasa kumamagara video turabiganira nyine byose urumva twari twemeje ko tugomba kuba inshuti. Noneho dutangira sasa kuganira tuganira nyine kuri video ko ngiye kubona mbona ntago hano ndi gusebanya ndi imbere y'Imana ibintu nabisubiramo n'Imana no mwijuru irabizi. Sasa noneho ikintu cyaje gukurikiraho yarampamagaye video ko none ngiye kubona mbona tuvugana umwanya munini niba ari iminota wabonye iriya 20 ninga ibyo wasomaga nabyumvishije muri iyo minota 20 nibwo twavuganye umwanya munini. Iyo minota yose yayimaze ari kwikinisha. Wow. Iyo minota yose yayimaze ari kwikinisha kuko ntago ngewe namubwiye ko natose cyangwa byagenze kuriya nta cyabaye nkanga no kumwitaba akajya ambwira ngo mbabarira ngo 1 minute please ngo nibikindi biki.
yarikinishije amaze kwikinisha njyewe mitamukupu. kandi muri icyo kiganiro ngira ngo Prophet Hakim nawe yari numvishe nabanje kumva ibya masava yego birumva ibya masava nawe ngo yageze ubwo amubwira ati nyereka ku mabere rwose ngara nikinisha ngo ara nikinisha urumva ni ibintu byavuzwe uyu mushuti wawe so mu wakabyara mwe urumva impamvu ngiye nyimisemo gukina aka kantu nuko uyu mukobwa yashyizemo akantu yavuze ati ntago ubuhanuzi bwe simbuhinyura ati kuko yambwiraga ibintu exact nanjye niyizeho kuruva yamubwiraga ngo ibibazo afite mu makuru yamubwiraga wamenye timing yabyo yabimubwiye juste kuri telefone imbaraga zaguzwe harigeze zishiramo noneho ndashaka kumenya niba zazigiye hari cyazari zashizemo you just tell me zari zikirimo they are my friends neze mbigire gute kuko urumva ngo yageze nubwo amubwira ngo afite ikibibi inyuma ku kibuno kandi koko ngo umukobwa aragifite urumva ibyo yamubwiraga byari byo niyo mpamvu yavuze ati ntago ubuhanuzi bwe mbuhinyura zari zikiri full charge ako nubwo cyo nshaka kuverifya ndacyumvise ikibazo noneho ni iki ngiki rero umuntu witwa umuhanuzi ariko ikibazo uri kumbaza ku muntu nyine ndi kwishakamo imbaraga zo kumukavaringa urabizi neza ko ndi kwishakamo imbaraga zo kumukavaringa se naziye kumukavaringa kandi urimo kutwumvisha ko imbaraga zawe zirimo zishiramo njyewe naketse ko babyemerewe rega buriya nkurikije abantu nzi b'abashuti banjye baguze imbaraga nageze nkeka ko byemewe kabiri nkeka yuko iyo mugiye kubareba muba mubizi ko baziguze mukamwikundira ingurano muri make ntabwo rero niyo mpamvu ntajya mbigira intambara mwabihisemo yaba chosen it muri make abantu bahisemo kujya kureba baguze imbaraga njye nica nkishyiramo ko mwabihisemo niyo mpamvu ntajya mbigira urubanza ngo nze mvuga abana amazina yabo ngo this ngo and that ngo you see noneho wowe rusanzwe ubizi ko akoresha ziriya mbaraga nyine ze uri kubivuga njye ndi gushaka uburyo namukavaringa kuko nicyo nkenewe kurenza ibindi kavaringa kandi yaraziguze nicyo nkenewe kurenza ibindi ibyo ni mwebwe muri kubinyibwirira ubwanyu ku giti cyanyu kuko hari uko mubizi ariko njyewe ukurare rwanjye intambara ndi kurwana niyo kumukavaringa kanyumvira kweri mugiye ukavaringa umuntu wakoze amakosa kugeza ubwo ngo ajya yikinishiriza kuri video call ikintu cya mbere kibangamye mu buryo uri kumbaza ibyo bintu ni ibintu utakabaye imbaza niba yaba yarabikoze kuko ibyo ni ibintu bikorwa n'abantu aho njye Rwanda ushaka hangire ndi bubifate nkabizamuramo byibuza nkavuga ibintu dinye de moi kuko ibyo byo ni ibintu biba byarabaye bitarabaye ni Kasiyani ashaka kwinjiramo ahubwo reka nshaka ikintu nakururamo kijyane kuri dimension yo kurya igisiga kizamura ibintu kikabyana mu kirere kugira ngo bishyire kuri level yanjye ubundi muri rusange abakozi b'Imana bakora bene nk'ibyo ngibyo bitangira bite bituruka he babiterwa n'iki kugira ngo twige kuri iyo case muri yo angle nabyo mishanga amasegonda 30 mama Sava ari kuvuga ngo bavuganye kuri video call yananteye kwisesengura nubwo ntamwumvishe wese numvishe amasegonda 30 ariko nari numvishe ibihagije babasha gutuma amenye uko byagenze umukozi w'Imana arimo kuza kuvuga ati ndabasabye nimunyibaye nk'umuntu w'Imana uri kuri space yari kumwita Gudufada reka nanjye mwite Gudufada nkuko bamwise Gudufada uri kuri space ya Gudufada ukigira umwana mwiza baragutamira yari afite imvugo icishiye make y'ukuntu noneho mama Sava we afite imvugo zikarishye cyane n'ama message ngo bandikira ngo bayashyize hanze ariko hari message ebyiri basibye Gudufada rero arimo bagurukana ati nazo muzizane ngo ni video ariko izo message nazo zari video ngo zari video z'ubwambure so ngo nazo muzizane ndabyumva ndababara ku ruhande rumwe ko barakwanjye kwari gushingiye hamwe ntibyakabaye bikorwa ariko no mu gihe byakozwe ntibyakabaye bigira muri public byatumye ngerageza gusesengura kandi ubundi nsesengura M23 ntabwo nakabaye nsesengura ibitsina by'abantu n'amavideo call ni ibintu bitari ku rwego rwanjye ariko ku rwego nari mbabayo byatumye ntumayo ubwonko bwanjye busesengura mama Sava akavuga ati kurumva umukozi w'Imana weravuga ati nyine ndi umusiribateri uretse gatoya yambwiye ati ndi umusiribateri
twari twakundanye nemerewe gukundana kwa yego nawe kandi nturi mariye ati rero twaraganiye tujya mu mapenzi mama Sava agatanga imivuga ngo ntago twari gukundana kandi wampamagaye bwa mbere umunsi twamvugishaho bwa mbere ntago ariho twari dukundanyeho kugera kuri urwo rwego yewe ntago ari mama Sava uwo nundi ngo yitwa Gigi mama Sava we yamuhamagaye ewo nundi ubwo ndabivanze mama Sava ngo yamuhamagaye ari mu cyumba none ngo yaga kumwita bari mu cyumba ngajya muri salo arangije ngakomeza kumutsinda ati wagiye kunyereka mu cyumba mama Sava ati ntago rero cyumba uwo nundi bubaye beshe bimvanemo nta nubwo ari ibyanjye burya hari ibintu bitari ibyanjye ahubwo nagira ngo ubwo analize nakoze ubwo zabaye irone kubera ko nari nzi ko ari mama Sava bwa mbere mbyumva nabanje kwishyiramo yuko ari wowe provokinze kare we wasabye abo ba mama Sava nyine kumukoraho saga bakavuga yuko yabakoze ibyo I knew it for a fact ko yabikora gusaba yuko avugwa nabi muri media sure rero natikije ko ariyo ango aho ngaho ndahita ntangirira ikintu nari ngiye kubwira nkubwiye ngo reka mve muri ari handi haba ari utuntu tw'udusimba turimo dutembera ariko byibuze ko njye hejuru yayo nubwo naho harimo umunuko mvugireyo kuki umuntu ukoreshwa ibitangaza nkawe uhanura agasoma nimero z'ama ID yigeze asoma nimero z'ama ID one day ID uzi mubare biriho 10 n'ingahe 17 ahari ni atari ni 6 hafa urumva amavuta asoma ID z'abantu 5 10 wowe haguruka nimero za ID zawe ni ati yikure muhereze mugenzi wawe mwicaranye nimero ya ID akayisoma urumva icyo kirere ariko ubwo no gusoma imwe gute ntago yasoma bari mu itorero bose uwo agasoma nk'iz'abantu 3 cyangwa 4 sinabwiye se ko atasoma iz'urusengero rwose amavuta leta ashiramo waba uri kumara waba umeze nk'uwafashe imodoka ukayakiserera cyane mpaka esansi ishize mu gusa waba uri mu biki iyo mibare ntago yabibaho so noneho ndabyibaza umuntu waba ukoreshwa ibitangaza niki cyamutera guprovoka ko abantu bamuvugaho ibintu bimuharabika bene aka kagene okay aramutse ari n'uprovoka ntiyanaprovoka akagena ibyo bamuvugaho n'ibyo batari butinyuke kumuvugaho muri iyo provocation ye mbyibazaho ariko nyine urumva byahise binjyana ku nyigisho yigisha yigisha inyigisho nk'iza Prophet Sultan ariko Sultan we ni umuhanga cyane buriya ku bantu batanabizi nimba hari umwigisha wa Bibiliya w'umuhanga mu kwigisha nigeze mbona mu Rwanda ni Sultan buriya nta n'uwapfa kumukurikira ni umuhanga mu kwigisha Bibiliya icya kabiri arayizi bya nyabyo donc teaching ye irimo verse kandi uburyo azariterina ni umuhanga cyane so nawe rero atanga the same message ariko ntago ari kuri level ye mu buryo bwo kudelivaringa message so nigarukire so yigisha rero ubuntu grace ubuntu inyigisho z'ubuntu abamwe akazitanga inyigisho z'ubuntu butangaje so rero umuntu umwe ashobora kwibaza ati ni gute umuntu yaprovoka ko abantu bamuvugaho ibintu bimusebya ariko buryo umuntu arangije kwigisha abantu ngo nemerewe gusambana n'umuntu kandi nkagaruka nkanura nemerewe kubikora ubuntu bwarabirangije bwarabikavarinze ikiba gisigaye nuko etike ye discipline ye no kuvuga ati ibi bintu byasa nabi byagaragara nk'urugero nta cyaki birimo ko umukozi w'Imana ry'igisheke navoka gaca kuri shike na mike ariko nanone umuntu akavuga ati nubwo nta cyaki birimo sinabikora kubera indangagaciro z'ubunyarwanda
so noneho rero hano hari buze kuzamo ikintu ngo nimba umuntu inyigisho afite zimwemerera gukora biriya yanakemera ko abantu babimuvugaho kugira ngo ahinduke trend. Buriya Prophete Vode reka nkubwire hari ibintu biba muri media, to be a trend and to be a brand. Buriya Rugagi is not a trend, is a brand. Gitwaza is not a trend, is a brand. Yego. Apostle Mutabazi is not a trend, is a brand. So noneho rero uyu muntu nk'uyu we abakiri guhiga icyo bita trend. Wa muntu umenyekana abantu bamenya kubera ibyo yavuze n'uburyo byabaye kasamutwe. Papa Sava na Masava bazakora ubukwe. So you are looking after a trend. Ariko iri brand ntiwakora ibyo bintu. Pastor Julien is a brand. Waba umwemera wemeranya nawe utemeranya nawe is a brand. No. Grace Room is a brand. Numvisha na Masava avuga ko ngo yamusabye ko yamwishyura miliyoni 2 akemeza ko biriya bintu yavuze byaba ari ukuri, ko yazabana na Papa Sava, ko ntacyo bimutwaye mbega. Ubwo no buhamya bwa Masava. So nge ndi kugereza kuvuga uburyo ibi bintu tubyisangamo kurenza uko najya muri zo detaye. Ku muntu ndi kurwana intambara ku mukavaringa ubu ndi kugenda editinga mutwe wanjye buri bamba ndi kweditinga, ariko hari ikintu kimwe ntaramenya ukuri kwacyo. Uyu muvandimwe Akim yagiye mu murenge koko n'umudiaspora. Ese koko umudiaspora ngo yazinutswe ibyo kongera gushaka kahoda? Kuko ibi bintu hari ibintu wumva ko hato no nari nzi ko umuntu ari umusiribateri 100%, ariko ibyo kujya mu murenge. Ese yagiye mu murenge nyuma kora divorce bataranabanaho, bitangiye kuba byinshi. Hari ibintu numva nkagenda mbyedetingira mutwe kugira ngo bitaba byinshi. ariko biba bigoye. Abigoye. Umuntu ushaka mutwe wanjye ukundi bubyedetinge ibintu bitandukanye mbafitemo abigoye. Hari umumama w'umukatolika twari turi kumwe muhaye rifuti y'umusanze mukuntu, arambwira ati twasenganye n'umugabo amuvuga izina ariko sindi aribabwira, ati yarahanuraga afite ama precision, ati handi akakubwira ikintu kumva afite ama precision, ngo nyuma ngo tuzakumenya ko ari umutinganyi. Muravuga ibiki ko hari umwapotre w'umumama muri Kigali w'umukubanyi ariko nashaka kuzabivuga. Kabiri nihanangirije umuntu wese uzabimenya kuzafata mikoro akabivuga mu mazina yabyo. Ndamwanangirije kuko umwuka w'Imana ndimanyemeza yuko nubivuga bizakugwa nabi. Reka umuntu w'Imana umusengere nawe arwane niyo daimon abanye nayo, ariko uzirinde kubyasasa. Ku bantu bataza bakubanyi ni abarezibiyene. Asobanuraga ariko wasobanuraga. Aha ngerageza numva ngo ari yatumiye ngo none ngatangira kumupfa n'aba protocole benya ahubwo nibyo bintu ni ibintu buriya rero ngende umuntu woroshye ibintu ahubwo ntacyo buriya basanga mu rugo rwe mugabo ari ntibantunganya urumva nyine yabona uwo muntu w'Imana akavuga ati bizaguma ari ibanga rya hagati ya babiri, reka ntunganye ibirarana bimaremo ngasa n'ubyoroheje hagati ye n'Imana ari uburyo bazabidiringa. Kwanga se noneho kubaye bisexual noneho bazitamo kimwe ukubane gusa cyangwa se bagutunganye. Ese nawe you combine both kweri ubaye imbera byombi. Hariko twari twiga ngingere y'ubutita ngingere imbera byombi. Urabyibuka muri primaire asanda byibuka climat tropical na climat ntabyo wibuka. So rero tutagiye muri byinshi ubwo
Imana igirengera abantu bayo. Nje nabonye icyiza ari ukubasengera kurenza kuzuba uvuga ibyo bakoze ushyize amazina yabo. Navuga ko hari biri gukorwa kandi bikwiye gucika, ariko iyo bigeze gushyira izina ry'umuntu, none se noneho nk'uyu muvandimwe ko noneho byarangiye abakobwa 1 2 3 4 5 10 bashatse kuza gutanga ubuhamya bwabo. Ibi bintu turabyita biki noneho? Ibi bintu turabyita biki? Turabitangirira he? Turabitangiza iki? Kuko ubwanjye nuko umuntu nimba bikora yabihagarika kubikora agakomeza umurimo w'Imana, kurenza kuvuga ngo asebe yandagare. Ntago njya mbona inyungu mu kuba kanaka yaseba yakandagara. Buri ibintu byanye nukuza ngo kanaka yahanu ibi kandi sibyo, nugutubura. Kuko hano ndi kwataka ibyasohotse mu kanwa, ariko buryo tugiye muri private life aryamana na kanaka, yahamagaranye na kanaka, afata igitsina cye akora. So ibyo ni twinjiye muri privacy y'umuntu, ubuzima bwe bwite. Buri aho hantu ndahirinda cyane, mba nshaka kwakwepa bishoboka byose. Sinzi niba mwarankurikiye ibyo bintu ndabikora. Hari umuntu ngo kuvuga se ngo nakuvuga ku bantu kandi wavuze kuri Pastor Julienne cyangwa so nibishaka. No, navuze ku byo bakora mu murimo. Ntawigeze yumva mvuga umubare w'abana ba Pastor Julienne, ubuzima bayeho muri quartier, ibyo bintu mbigendera kure buriya. Mbangerageza kubikwepa burya. Niyo byaba biriyo mbizi kandi atari byiza, ngerageza gukwepa iyo angle cyangwa se yo mfuruka, kuko mbanzi kata atari byiza. Gusa wigisha ikintu cyangwa ugakora ikintu none mu murimo ukora kitari cyiza, cyo nshobora kukivugaho. Ariko your private life, ubuzima bw'iyo hirya bw'ibanga, niyo bwa burimo amakosa, niyo nabanyazi, niyo namfite ibimenyetso. Ariko ari jya kwibanga umuntu umukubanyi kabati ntago yabikora, bagakwereka ibimenyetso ukifata mu maso ngo noneho rero iyo umuntu yigisha inyigisho z'ubuntu, reka mbisobanure muri ubu buryo. When you deliver a message of grace without a spirit of righteousness, nwango hari umuntu utanga inyigisho y'ubuntu ariko kuri akaba ariho umwuka w'imbaraga z'Imana utatuma ajya mu byaha. Nabutanze urugero wango nshobora kubigisha yuko kurya igisheke navoka kuri shike na mike nta cyabirimo. That's a message of grace. Ariko nkakubwira ko nkaba nifite mu bunyarwanda n'indangaciro zitatuma ngenda ry'amavoka kuri shike na mike. Uyimanura ijya mu bwanwa. So bivuze ngo iyo mbonye umuntu ari gutanga message y'ubuntu, none ngerageza kumenya the spirit in him. Kuko ushobora gutanga message y'ubuntu ariko uriho umwuka w'ijuru. Nizo sujya wumva ndi kubwana umuhanuzi ko yanywa inzoga sise nta rubanza rubirimo, ariko ntazonywa ngewe. Sinzi nukumva icyo kintu. Ariko iyo mbonye umuntu ari gutanga message y'ubuntu, ngerageza kumenya umwuka umuriho noneho. Iyo nsanze umwuka umuriho, atari sawa, ndavuga ni umuntu bamurinde inkumi nziza, kuko hazaturika ikintu cy'agatangaza. So rero naho natekereje ko ashaka kuba yabiprovokinze, ariko kuko asanzwe adelivaringa message y'ubuntu, already umuntu usanzwe amukunda amukundira muri iyo message yitwa y'ubuntu. Kuba rero yakumva ko yakoze ibyo bintu ntibizatuma muvaho, ahubwo bizatuma avuga ngo nk'urugero iyo message wumvishe ukuntu yari yubatse, simpakana ko imbaraga z'Imana zimuriho. Already avalidatinze amavuta ye mu ibanga rikomeye cyane. Reba ko nawe utabivumbuye. Hari umuntu rero ukubwira ngo nashaka abakora ibiki n'ibiki, nge nshaka umuntu urebamo kandi bya vrai.
ntawe ujya uvuga uti umuhanuzi avuye gusambana mureba mwirebera avec mes désirs ariko akaza agakubita dayimoni ati namujya inyuma. So ahantu muhitondere kuko none se nk'urugero biprovokinze wubwe ku giti cye ibi ngibi se oya ko harimo abantu benshi bamushinja ibi bintu ndivuga ngo we abiprovokinze ko bijya hanze rega kubikubwira n'ikintu kimwe n'ibindi n'ikindi wagashaka ko bijya hanze ariko akaba yabaze ikintu cya mbere ndahinduka trend ku buryo n'igihe cyankora inkuru already ubaye izina riri trend you are close to be a brand kwasi inyungu ku mupasiteri ni ihe ko tugende gake abaye umupasiteri wigisha gukiranuka gatono kanini nakumva kari igihombo ariko umuntu wigisha ngo byose yarabirangije already abantu bazi we ngo bahanure bazi ko wigisha ngo no niyo naba naraye ndi kubikora nta kibazo sinzi nimba kumva iki kintu simba yanarize n'ibikora uri gushaka Yesu yarabirangije byose umuntu utanga message bango yarabirangije kujya kumwamamaza ngo hari ibintu yakoze nta gitangaza kibiri nta cyo uri kumusenyera reka mvuge gutyo kuko nubundi abantu baza kumureba bazi ko ari zo message yigisha akantu kumvise nakundi iki bakaza kumureba bazi ko ari message yigisha ariko bakavuga ngo nyuma yo kuba ari yo message yigisha swate baje kuko bakunze iyo message swate baje badakunze iyo message ariko bakavuga ngo tuje kureba ibitangaza akora n'ubuhanuzi budahusha agira none nimba umuntu yamaze kuvalidatinga profesiye akantu bya ariko akavuga ngo yamuteje abantu wowe uri kuba ko yamuteje abantu kuko wowe wigisha message uvuga kiranuka gatono kanini niyo mpamvu uri kumva yamuteje abantu ni nk'uko umuntu ashobora kuvuga ngo sha ngo kana kamuteje abantu bavuze yuko ajya aca ituro yara njye mutabazi mbivugira hano buri munsi neza ubwo waba uri kunteza abantu uvuze ko nca ituro mubare umbwire waba uri kunteza abantu kuri njye ntabwo uri kubanteza rero kuko urabivuga sinakubwiye umuntu umwe yigeze kuzabasha ngo mutabazi sha ngasengera abantu shanga harimo imbaraga z'Imana ngo byanyabyo shanga reka aca ituro mwa kandi rinini nutekereza ko nigeze mufata ko yanteje abantu se ahubwo navuze kuki wabivuze nta kamera iriho you are validating amavuta mfite ko akora byanyabyo and you are validating my message yituro kuko ndarivuga nkanarirya nkanongera urumva rero aho ngaho mwe muri kwinterpret ibintu muri angle nge ntarimo neza muri kwinterpret ibintu muri angle nge ntarimo iki kintu aracyumvise yego ahubwo buri mwana wamugiriye nabi nuriya gisa uri kumuvugaho we yamuvuze aba bataranamuvugaho yavuze ngo yarambabaje ngo reka muvugeho umuvuge no mu izina mundatse yakubaje iki ati umugabo wanjye ajye kuri TikTok bahurireho amuhanurire ngo ugiye kubona fiance ahubwo yuriya niwe wari out of the control niwe wari utari mu gakino kuko yaraje gusenya ibyo ibiri muri izi media biri kuvalidating first of all yarazwi n'abantu bangahe emeza ko ari bakeya kuko yaba yari afite izina rizwi n'abantu benshi ibi ntabwo byakumara iminsi 3 n'igihe kitarabyandika donc bitaraba trend kuri buri channel yose channel kandi irengeje 100 ariyo nkuru bari gukora ariyo nkuru bari gukora ariko nko basa nkaho batarabyataka neza no izina rya rito cyane donc muri media ari muto cyane muri media ari muto ariko muto cyane so noneho rero urabona yuko target ye yagezweho every media is talking about him niyo yari target ye the target was that every media must talk about him so noneho rero muri babantu batokinze kuri we hari babandi bavuga ngo gukiranuka gatono kanini batari bwirwa bana ba interested muri we ariko abo ngabo ntago ari target ye target ye ni babandi bavuga bati mpanuzi se nubundi atatuye umwana ubundi wese umuntu afite umubiri ibyo ntago bindeba ngewe icyo nzi nuko bambwiye yuko hanura bigasohora sinzi niba kumva iki kintu are you getting me yeah so ahangaha rero barabafite nyine kubera yuko buri wese araza kuvuga kuri iyo saga
ariko atazi ko ari kuvalidatinga the anointing, kandi uwo nguwo we nicyo kintu akeneye. Validate my anointing, validating impano mfite. Ibyo bindi byo nzabigorera mu nyigisho z'ubuntu, kuko n'ubundi sinigeze nigisha ko this and that. Bigeranye nuko wajya gusebya Mutabazi Mutabazi yaciye umuntu miliyoni 10 sha, ko yarazimuciye shango zituro ngo ariko shango yahise amwirukana mu kanseri rakira. Utegeza ko buriya wabingiriye nabi, mfasha ariko wabingiriye nabi already. Wemeje ko nkiza kanseri, bango agukore publicité nziza cyane, wemeje ko nkiza kanseri, kandi bamwe bari buze kubinyega nibyo. Hanga kugurisha impano wana, ariko hari undi muntu ufite miliyari uvuga ngo umva, ahubwo mume nimero y'uwo muntu, ahubwo ari na serious. None se ubundi atunzwe n'iki? Ahubwo ngiye nkunze ko ari umunyakuri, nkunze ko ibyo bintu atanishira ko ati ayo mafaranga niyo njyamo niyo nashaka agace kimwe cyakabe cyayo ntunze ndayamuha ariko nkira. Uri kumva? So rero ubwo babafatishije not me. Reka dusoze ugira inama abantu rero bashobora kuba bafatiwe muri uwo mutego. Oya, ntabwo mvuze ngo nibyo byonyine byabaye, n'igihe byaba coincidence. Reka twemere ko n'igihe byaba coincidence akaba atari wabi provokings, cyangwa se n'igihe umuntu akinisha kurya agahagiramo. Sibyo se? Cyangwa akinisha gutwika ugarangira uhiriyemo. Reka mu by'ukuri nagaho ngaho nahitangira, ariko nge nkurikije iyo message ivuga ngo ndamye ko imbaraga zihari n'amavuta hari, umuntu yishyuwe biri kucika, kandi ariko reka nkavaringa umuntu yishyuwe tugone ntago nzi niba byarabaye. Ariko mama basava yaraje avuga ati uyu mugabo ahubwo yanyiciye akazi. Nese nk'urugero kankubaze kandi hari igihe wo provoke ikintu abandi bagaca bakava ku ruhande bakabyangiza, ariko wowe cyo wari wa provokinze bwa mbere wari uzi cyari cyo. So noneho rero ibi bintu biravanze kandi sinshaka kubyivangamo cyane, ariko nge nivugira ahubwo ikintu gifatika inama nabagira. Mwuka byaramwe umuhanuzi nibakubwira yuko ajya agira ibintu akoresha abana b'abakobwa, uzahitamo ibintu bibiri. Uzahitamo kutajya kumureba, cyangwa se kumva ko ubwo buhanuzi bukeneye byahatari, noneho n'ubukene byahatari uzahitamo ibintu bibiri. Nanone nko kugenda ukabona inzira ebyiri, wagera imbere ukabona n'izindi ebyiri. Uzareba nimba ukeneye kujya kumureba cyangwa se umuvaho, muvile kodala. Ariko nubona ko ugikeneye ya profesiyo cyangwa se amavuta muriho, none ubwo wakomeje mu kayira kamwe. Nanone uhuye n'utundi tubiri, urahitamo ese ndashaka ko amanurira tukanabikora. Ibyo nabyo uzabanza ubifatira umwanzuro ukiri iwawe. Ndabiza aramanurira ariko aranatura hasi, ndetse unagende ari na wowe unavuga uti no gutura hasi mu binjyanye kirimo. Ubikore wa decision, vuga uti cyangwa nukabanza kandeberamo. None hariko cyangwa unavuga uti no ndashaka amanurira gusa, bikarangira kumanurira gusa. Ibyo gutura hasi nshaka no kubyumva, sinshaka no kubyumva. Icyo gihe uzakora iki? Shaka ituro urishyire muri envelope, note z'imituku, kore ku buryo ziraba ziri kugaragaza amatwi yazo hejuru envelope. None mu gihe ari kuguhanurira ukore ku buryo kurabizi ntibazagira ukubeshya. Miliyari bayishyiza aha, bagashyira n'amatako wakita meza mu mboniye, nimba bari kumushinja biriya yaba yarabikoze da, yarabikoze da. Hagati y'amatako na miliyari yareba iki? Hari wareba amatako, bakwivangirwa yareba miliyari, ko iyo miliyari yagura amatako menshi. Yarangura amatako, buretse amafaranga n'ikindi kintu. So rero ufata envelope iri kugaragaza amatwi za 5 nyinshi, kandi tubeka ari miliyoni 1 cyangwa 2. Reba za 5 bazishyira muri envelope miliyoni 2. Akamvelope ka kitugaritse. Noneho uzishyira hano ku meza, ahanure ariko uzibona amatwi yazo zigaragara, agenda kubitaho ijisho. Narangiza avuga ati rero ndafata miliyoni 2 ngerekeho aya matako, ubundi nka ya mpyisi yabonye umukecuru ku mugezi arimo acucuma rujoka, kavuga iti mbibonye byombi.
abantu batazi ikinyarwanda ntabwo baramenya icyo mvuze. Impyisi yaje kumugeza isanga umukecuru arimo acucuma rujoka. Rujoka uzi icyo ari cyo? Inkono y'itabi. Ngo impyisi itayiyamira ngo cyangwa data ngo mbibonye byombi. Ibonye umukecuru wo kwinopfora, ibonye amazi yayigenzaga, ibonye n'inkono y'itabi yo kurenzaho. Siko mutazi ikinyarwanda. Aya ngo mbibonye byombi sha. Mu gihe kiri gutekereza ati mbibonye byombi, uyitabisha telefone siyanije gwanura. Amvelope nuyisiza hose. Umwe ati mukozi mumfashije turo. Abararifashe. Kurebamo byarebyemo ibyo by'ibibi byanyu yabirebye. Usohoke umubwira uti misengire emergency ndagiye. Numwani magambo amata kwitu byatwara umusigire note. Ubwo ariko nakwe ngo niwe uzakora izo decision. Nkuko wanahitamo kutajya kumureba. Suppose ubundi bwuragiye inama ko abantu kujya kureba rwose umuntu azi ko ashaka kumutura hasi ntuzi ko ashaka no kumufata ku ngufu. Yababaretse n'ubundi byo bibaraga baguze wa mugani wawe bakazapfana na abo bakubwiye bose bigeza kuyamo wafashe ku ngufu. Ese urumva umuntu umeze gutyo wikinishiriza kuri kamera atagufata ku ngufu. Ibyo binanze kubijyamo nakwiye kari nk'umwanda wa toilette ariko numvishemo wavugaga ngo ko twari twakundanye wowe ni muri message ni wanditsemo ko ari watose. Nananze kuvuga ibintu byo gutoha no kwitosa. Niba byita kwitasha simbiza. Cyakora umva. Noneho ndakabatse nimba uvuga yuko nabigukoresha gutabishaka. Undateri ko wanyeretse umubiri wawe nanjye njya muri mood. Nibindi nk'ibyo ngibyo. Wasanga n'abari kubikoramo publicité yuko batoha. Kugira ngo abantu babimenye. Isi yose bimenye. Ibintu biri hanze kuri izi mbuga. Ndabirebesha amaso yanjye gutya. Haga ni mujyaje mubeshya abandi ngewe rimwe na rimwe yarigenda ndi kubona je vois créer d'avouje mba ndi kureba umukino muri gukora uwariwo. Rero nabatindiye kuyatanatinda mu kiganiro mwuka byaramwe byarambabaje ndazengerera ariko inama nshaka kubagira. Yego. Umunsi wa desize guhereza umuhanuzi mugakora icyo gikorwa. Ndakwinginze ntukabivuge. Kandi nabigukoresha ku mbaraga uzahita uvuza induru cyangwa usohoka ngo ujye kuzana inzego. Ariko nimba utagiye kuzana inzego bize ko wabikoze ubishaka. Yaba yaguturika inzindi yende wabikoze ubishaka. Ndakwinginze. Kuko igitutsi kigiye kujya kijya kwitwa abakozi b'Imana bose na mutabazi ndimo. Ndetse uretse n'ibyo bishobora gutera abantu bamwe kutanakizwa. So deciding utabikora nubikora maze ndakwinginze. Ibyasasa. Sindi mu kintu mvuze abantu bacyumvisha. Nababwiye yuko umupasiteri n'undi mupasiteri bagiye Kampala bagasambanirayo babakoze icyaha ariko gito cyoroheje. Kuko umunsi bazanabyihana bizahita birangirira aho ngaho. Umunsi umugabo aciye inyuma abagore umuntu umwe arambwiye ngo bose barabikora ariko sinemeza ko bose babikora. Abenshi barabikora wenda tubwiye ijambo rya benshi. Ariko ikibazo ni uguca inyuma umugore ukabyereka umugore. Nababandi ajya abwira umugore ngo byuka usase ngo azanye teka we abwiye umugore ngo nabyuka isasire baryamye. So sabana ngese byo gatanga temoyeze ko ibyo bintu byabayeho. Asabara ntibaba tubeshya. Cyangwa se umuntu akabikora yarangiza jya kumufata nkaho yavuze ati reka. Umuntu wanditse ngo sheri ninde nkayaza ati reka umuntu wanditse ngo sheri simuzi. Atanga ugase ngo nawe ngo urire ukumva uri umugore. Ko ari abagore ngo batoha. Donc urumva uri kumwica urubozo. Donc kuba muciye mu bwabyo byari ikibazo. Ariko rufite yo kuba umeze nk'uri gushaka kubishyira mu maso ye kugira ngo abibone. Noneho byo ni torture. Ni toca mbi cyane. Pasiteri ko yagiye kujyana n'undi muhanuzi bakajya Kampala bakabikora cyari kibi. Ariko icyo ni ugupfuka amase bakacyana kigata kirangira. Ndetse bashobora no kuza akabwiriza igiterane kikihana batanakihana icyo ngicyo deje. Ariko wa muntu uri bumenye agafata n'amavideo akayashyira ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, uwo muntu yarakwiriye no kurimbuka ubwabyo. Kandi iyo arimo bivuga aba yigize nk'ari we mukiranutse. No, biriya bakoze byangije bo babiri. Ariko ibi ngibi kuba bitubwiye biri kwangiza twese ababireba. Hari umuntu wari bukizwa ejo mu gitondo urahita bihagarika gukizwa. Kumbi ni bibabamo. Yala
kumbi nibabamo olala Nta mpamvu yo mufite kujya. inshingano yo kujya muri ribu nimba mubona ribu yakakira ikirego. Iya kabiri mufite inshingano yo kubika iryo banga no kurihisha cyane. Ubwo ndavuze ngo nimba uzi ko bigize ibyaha reported, ariko nimba uzi ko byarangiye nawe ugiye muri mood ukabikora, enjoy it, bidiringe n'Imana yawe, cyangwa nawe ubwo umusanga umubwira uti byane twakoze biri kunshira ubanza sinzabyongera, warankoresha amakosa. Ariko ibintu byo kuza kubangura bidarapa ukumva ko kubidarapa byiswe ubukristo, nsabye Imana yohereze marayika agukata ingoto mu izina rya Yesu. Mujye mureka ibintu by'amafuti kuko umwe mushyigikira ibintu bitari byo gushyigikirwa, mushyigikira ibintu bitari byo gushyigikirwa. Yes, ibibazo byabaye, ariko aho byabereye ntabwo igisubizo cyari cyo kuza kubizana ku mbuga nkoranyambaga. Yego Apostle, reka dusoza tugane ku musozo. Inama yindi wamwe ngira abantu inama nagira abantu yindi nuko nimba uwo mugore wo mu diaspora baramujyanye mu murenge ngo bikagerangira nabi, afate nimero yanjye anyandikire. Maze iki kundeba ngo aho kuki mwigize nk'abateroriste ngo mbazeze nimero yanjye aba yandikiye akwandikire bije namufashe ku ngufu n'aba yandikiye abi decidinze by decision, ushaka by willing decision, ushaka kumuhoza amarira. None se nk'urugiye kuri kubihimbana nabivuze wamenya ari ibiki. Okay, akwandikiye kuri 0788309513. Kurumva yaga sindana hakikisha yuko byabaye. Ntazakomeza no kujya mbivuga kandi wenda ari pire invention y'abarwanya umuntu w'Imana. Bakabwa kwandikiye guha ubuhamya. Akwandikiye guha ubuhamya kambyoroshye. Tukira ahangaha rero ibyo bavuze ngo Gigi yavuze, hari igihe umuntu w'Imana yarahanura agasoma amanimero, nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri umuntu ahura nawe kwa rando asigaye akora mu assurance. Ibyo nanjye najya mu kazi, nanjye ejo nzajya Musanze gukora ibintu by'ubwubatsi, ndi guhiga amafaranga muri no minsi imeze nabi. Muri construction ndayahiga, mu busesenguzi nyashake cyokoze, ntago nza compromising standard. Ukuri kugomba kuba ukuri, kuko niko kuba umugabo. Iyo ushaka amafaranga washaka mu nzira nziza, ntago ushaka mu nzira mbi. Noneho ariko uzi ko umuntu yasomaga nimero mugakwitana nyuma y'ukwezi, ubona nta niyerekwa nta nacwa, bikaba ubona nta nacwa nyuma y'imisi nka 15 cyangwa ukundi kwezi mugakubitana nanone ari gusoma amanimero, ibintu bikomeye. Ubwo abavuye gusenga cyane, abavuye mu butayu, abavuye guhiga amavuta. Reka mbabwire iki ngiki, nizere ko ibintu murimo mwabihisemo. Abazamura ibibero nizere ko mwabihisemo, abitosa nizere ko mwabihisemo, abasomerwa amanimero ariko ubona ko biri duteze, njye mba nzi ko mwabihisemo. Ko mu Uganda nibo nakunze avuga ati ngewe niyo wandangira umukozi w'Imana ukoresha mizimu, ariko akaragura kuri business yanjye ikagenda mu maso, aragure ku business igende mu maso, ati uwo mundangire. None niyo wambwira ko akoresha imizimu, ariko akaba ari butume business yanjye itera imbere. Abanyarwanda rero nge namwe nari nzi ko mwahise mbese mujye mu bintu muzi byari byo kandi mwana bihisemo, then ntimuze kubigira inkuru. So nizere ko ari ibyo ngibyo, nizere ko mwabihisemo. Mureke kubigira inkuru, numureke kuzana amavideo yitwa y'abakozi b'Imana. Ibyo bintu Imana izabibahanira, muzi ko mwari muri mukuri, mwarimo no kurwana ishyaka, nta shyaka ribirimo. Nimba ari ibirego byagenwa ribu bashyiremo imbaraga babijyane ribu. Nimba ari ibintu byarangije abakozi b'Imana babasedusinze bakaryamana, ubwo ni inkundo bagiranye hagati yabo babiri, nibazibike bazigira ibanga iyo hirya, ntago dukeneye kuzumva. Nimba ubona utakibikunze bisohokemo nyine, ntuzongere kubikora, ariko kubigira inkuru nicyo narwanyije, nicyo ntashaka. Reka mbabwire, abantu nimba bagiye ku mavideo bakagira ibyo bakora kuri amavideo, kuza kubivugira kuri X space
barwe nk'icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni no kuko urabidescribinga umuntu wese uri kumva iyo space agasa n'uhita acreating amafoto n'amavideo y'ibyo bintu uri kuvuga uko byagenze ngo nukafata igikoresho cye ubwo uri kubyumva ari guhita akora imagination iri guhita irema video irimo icyo gikoresho ngo nuko ndatoha wa muntu agahita arema video fiction batos urumva uri already uri gukwirakwiza amashusho imaginary y'ubusambanyi none se bano bantu bajya bafata kuri YouTube bagafata inkuru nguko bangize gutya nguko umukozi wo mu rugo yangize ngo twakoze ibintu ibi nibi hari ishusho ashyiramo si amagambo akoresha ariko suri yari bimushyikire yamureka ntabwo iki cyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni cyamufata we ari gukwirakwiza amashusho ariko akayakwirakwiza yatanze muri audio kuko azi ko mufite imashini zirahita ziya converting into videos and photos so nibyo ngibyo rero navuga musigeho ibintu ni umwanda please mudukize uyu mwanda mudufashe rwose yego ahubwo ngewe nsigare ndi kwibaza ikintu kimwe ko nari maze iminsi bwira abantu ni ajya asoma nimero kuko mbimuziho hakaba nsigaye ndi kumva kuri TikTok ahubwo batemeranya nabyo bavuga bati nta bihari byari bihari uyu munsi nta bihari icyo nicyo ngiye buriya umukozi w'Imana twapfa afite amavuta cyata yafite turasanga yarashize none rero ibyo ngibyo nabyo bizamenywa n'abahura nawe muri icyo kirere niyo mpano yitwiye ubuhanuzi ariko ibi binasenguye buriya nzabisobanukirwa neza ninjya kuri TikTok nkareba nimba muri iyi minsi ari bukore cyane cyangwa atari bukore kuko muri iyi minsi nakora cyane agashyiramo akabaraga ndahita avuga you were the author of this saga yego apostle reka we the promoter reka dusoze dushimiye kandi bari badukurikiye ibiganiro byacu byanakagaruka nimero yawe ni 0788 30 95 13 ciao ciao